ibi ngibi yataza kwerekana etaje ntabwo imwa mubivuze kuko abantu basohoka mu mazu wa mbere usohotse mu nzu n'abambere basohoye mu nzu sine wa mbere ushaka kubura yo gukodesha ushaka kuba warabaye mu nzu y'Ibihumbi 300 ejo ukamuya 20 cyangwa 30 si gitangaza ubu iminsi irasa ntihwana ariko kuko nyine twaje turi ku mihanda urabona aho nese birabitanda yerekanaga naho yaricaye nibye oya yabyerekanaga muri etage yes yerekanaga biriye cyangwa nibikorwa byari bihari bindi ku buryo waza uko wanzembagiza hano mu nzu ari yese oya wowe ushobora kuguhamagara uyu munsi tubarani dore ni kwa mama Debora ngo hamagaye kuri video call kamwite dore kabaka dore hani muri salo dore igitanda iki ngiki dore hana abana ati dore yewe no hejuru hari cya kicungo sha ubwo twega shari ako nako nagashyari mu abagendeye mu bijerekani ibintu nkabira ntabwo mufite shari n'imitumba kwisiga rwose nta kibazo cyo kwisiga no mubiri we yisigaga nta n'ikibazo cyari nyuma yo kwisiga nyuma gukora ibyo ukora kwima kwigira mwiza ariko nanone uri umugore w'umugabo reka tureke ibya pasta isaha igeze ngo niba abantu barimo basomana niba bigira ukuntu ngo nawe ubyigire ntago bigukwiriye imyaka ufite tureke ititire y'ibindi twishire ku ruhande kuko umutambye umuntu werejwe umurimo w'Imana hari binakwiye kureka aba bose ntago wemera karaba jewe bogiye imico geyo mbonye imico itari myiza ntago nkwita icyurike kuko ntago nkikwitirira ariko umusatsi ugatunga igihuru nka bya bihuru mwikoreye birabisatsi by'ibihuru musigaye mutereka muri ADPR Imana yarambwiye ngo ni mubyogoshe ni mutabyogoshe Imana izaza ibyikurireho bibutse ko ifite salon de coiffure ubundi se njye hari ikinsetse hari a few moments later komeze kiremo mukushi iterambere ryaraje hari igisokozo cya kizungu oya isi yubatse umunsi ndabyene se niba umwanya umwe ati misatsi mu wundi umwe ati nanjye ndongenda yitunze none sinumva byagenza bite niba ngeje naje ngakana ikintu ejo ukakimbonamo niba naranze mine ejo ukambona nyambaye n'urugero ntanze none byagenda gute se ushobora kuvuga ati bya indi mama Debora yavuze burya ntago byayimufashe ku mutima cyari igihe cyo kubivuga niba bigisha ko ubusambanya atari bwiza ariko ejo bakaba aribo bari kugira gute usambanya ariko nta yabaye caremwe gisha nkuko abivuga rero uwumutera amabuye niko akiri mu mwijima ariko iyo uzi neza ko wavuye mu mwijima ukabuzirikana we kwa uvuyemo ukabuzi ko ari byo wakijwe ukakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe akakubera umwami mwiza uwo ntago wamutera amabuye kuba rero avuga ejo he hashize akavuga ko hari habi rabatuwe yabaye caremwe gisha nkuko abivuze arabihamiriza isi yose irabizi ko yabaye caremwe gisha rero wangu utamwemera ntago byamuza gufata urugendo ntago byamuza kugera ku mugambi Imana yamusha cyangwa se yamushiriyeho. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Sirika nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi kundi ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa hose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu yaba diaspora ni by'agaciro kuri wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore tujye dukomeza kubana mu biganiro uko tugenda tubibagezaho umunsi kuwundi nk'ibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emikabaka naho kuri technique ni Visual Chobi nkuko dutuwe tubana mu kazi ka buri munsi mwibutse ko niba ushaka kwambara neza nta handi hano kuba wakwambarira niba ushaka kugenda mu nzira uberewe ukeye umeze neza ku buryo n'ukubonye yifuza kukubaza aho wambariye cyangwa se wakwambitse nta handi rero nakurangira uretse kwa Socrate Outfit uyu niwe mujeni wa mbere uri guca impaka muri uyu mujyi wa Kigali dore ko yamaze no kurenga urwego rw'uyu mujyi asigaye yambika n'aba diaspora abari za Norvege
abo ngabo ni abantu agenda yambika bari muri Australia bari muri za Canada abari mu Bubiligi ndetse n'abari mu Budage abo bose ndabizi neza ko Socrate ajya boherereza imyenda ikabageraho neza cyane. Rero Socrate nta handi wamusanga uramutse umushaka ni hariya i Remera mu Giporoso neza uvuye kuri gare usa nk'umanuka ujya kuri Feruje tubona neza uvuye kuri gare mu marembo asohoka tubona hepfo yaho akapa kanditseho Socrate Outfit cyangwa se ukamwandikira TikTok ni Socrate Outfit, IG ni Socrate Outfit cyangwa se byanarimbuka mamagara cyangwa se ukamwandikira kuri WhatsApp 07802525 karindwi. Niba ushaka kwambara neza ukaberwa rero nta handi nakurangira uretse kwa Socrate Outfit. Nk'ibisanzwe murabizi ko ikintu cya mbere kuri twebwe ni amakuru kandi amakuru tuyabagerezaho ku gihe. Uyu munsi nongeye kwishimira kwakira umubyeyi n'umwe mu bantu tujya tuganira nkanezerwa kuko n'umwe mu bantu na mu gitondo bajya bafasha kugira ngo negerane n'Imana. Mu gitondo hari ukuntu ajya amereza ka SMS nanjye nkavuga nti mfite umubyeyi unzirikana byibuze umbwire ati mwana wanjye mbere yuko ubyuka abanza wiragiza Imana akabanza akanyegeranya n'Imana. Mama Deborah uraho neza? Aho neza uko ravuze we nafuswe ngiye gusinzira gute ariko uriya muntu wamamariza umuhiki kubushize twamwamamarije byagenze gute? Socrate Outfit sura n'umuvandimwe ariko arakwambika ntabwo mwamamariza arakwambika ariko umuvandimwe arakwambika ariko uretse ko akora ibintu byiza uvuga ngo ntabwo njya ngendera ku kintu cyo kwanga umuntu wenda yari ikintu yampaye cyangwa se ni umujene ubona ko urumva sorry ibintu sorry urumva nkatwe urumva nkanjye mba ndi umujene twe nawe ni umujene mugenzi wanjye none akaba n'umujene w'iwacu urumva ni umujene twakuranye ariko ubona ko ari gukora ibintu byiza. Iyo umuntu ari gukora ibintu byiza ni ngombwa ngo umushyigikire. Niyo utanafite n'ishyari iyo umuntu ateye imbere biba byiza uvuga ati umuntu nzitwareranywe ubuzima. Rero kuba iyo ageze hariya nawe ugira icyizere ko ejo nawe bizagenda neza. Kandi ubona ko ni umujene werekana nyine ko afite ejo hazaza heza. Muri make mu byo akora bigiramo ukuri. Niba umuntu ubona ko ari we musore uri kwambika abahanzi muri uyu mujyi wa Kigali abahanzi bose bagezweho ni byiza cyane. Izi ndirimbo zose za ba Chrisizi ziri kugenda zisohoka n'uba wabambitse ubona ko bateye imbere rwose kandi abambika neza. Ngo rero mba ngomba kugira ngo nanjye nkanyuzemo biracamo ariko ndashima Imana kavura kari kuboneka cyane rwose ntabwo bibonye si umunsi cyangwa zabonetse umucyo. Uyu munsi umucyo wabonetse ariko ejo akavura kari kugwa ejo imvura yankubitiye ahantu wagiye hese ushaka amakuru ise sakaza urimo ntago wabonye nindi ko wa mubyeyi we mubyeyi nta mubyeyi wabonye bari barasohoye mu nzu oya ntago nayibonye ntago inkuru nayibonye nta nkuru wabonye nashyizeho mu gitondo oya umubyeyi wari wasohowe mu nzu na nyiri inzu yabaga hanze ndetse n'abana be bakarara muri toilette abana 5 nawe aratwite inda y'amezi igera mu 8 ubwo urumva ejo nari namusuye imvura inyagirirayo biba ngombwa ko muri duke twanjye mbafite nikora ku ikofi ndavuga nti ntago uyu mubyeyi bitewe n'ahantu kuko nahageze mu gitondo ndeba ahantu yaraye n'abana baraye ndeba n'imvura iguye ndavuga nti ntago nava ahantu mfatanije na Cobi n'ubundi nkuko tuba turi kumwe umunsi ku wundi twari dufite udufaranga duke turavuga tutireka tumwishyurira inzu byibuze amezi angahe yego ubundi tuzaba tumushakira ubufasha. Imana izaguha umugisha yasubiye aho ngaho yarari cyangwa yayisashaka handi urumva twese tumushakira handi. Imana izaguha umugisha utanga bitaguhabwa ibyo bibye uyu munsi ushobora kubona bitakugarukiye ariko eje kabibika Imana irazirikana ngo rero imirimo wakoze irayizirikana. Yego kusa neza ntago ingaruka z'umuhora hormoze wo ziri kukugeraho ingaruka z'umuhora wa hormoze hormoze gute ntago by'ibiciro ntago nzi ubwo nuko ndi ingaruka za muhora uzi ingaruka nyine ubwo urumva ingaruka ziri guturuka ku ntambara iri kuba muri biriya bice. Twiringiye Yesu twebwe ibyo tureba kuba turiho ni Yesu ntaho tugomba gusenga ubundi tukizera yavuganye natwe irahari ingaruka zikize
abandi turi gutaka esase yaruriye mu motari ari kuzagira n'amaguru Yesu ko ntatije twari twashyirwamo tutari twavunika dushima Imana kuba nyihumeka nawe ugihumeka nta kibazo ufite twagenda n'amaguru aho tunaniriwe tukicara aho ngaho tugakora ibyo dushoboye tudashoboye tukabyihorera tukanyurwa n'ibyo duhawe ikibazo muri mise none ikibazo dufite ni umwuka wo kutanyurwa ariko iyo unyuzwe bona abantu tutari kunyurwa uko kumbwira ngo ndasa neza niko nyurwa ndanyurwa impamvu utari kugirwaho n'izi ngaruka wasanga ariyo mpamvu ari ukuba wibereye hano mu rugo cyane cyane kose ase na hano ku isoko ntago birakugeraho ntago ujye ugenda bakakubwira ngo ibiciro babizamuye birazamutse ariko kuba Imana yarandemye muri mfite umugambi wirakirura kimwe bikubwiye bihende ntibihende ntacyo burya akaba ntacyo umuntu yakiyunguramo usibye Imana yonyine yo kwizera Imana ibindi byose irabizi buriya yakuremye ifite gahunda ifite plan ku buzima bwawe ibiryo byahenda bitahenda uzabaho icyambere no kwizera Imana ukayubaha ukanakoresha n'amaboko n'ubwenge Imana yaguhaye ukagira ukuri kandi ugakora neza ariko uvuga ngo ushobora gukora aho ugasanga urakora bidafite umumaro uyu munsi rero nagusuye navuga nti ngomba kuza kureba mama Debora cyane wakoze cyane karibu hari igihe uri umwe mu bantu bajya banyubaka buriya wenda tujye dushimira umuntu akiriho hari igihe ntakubeshye pe ko nta rurabo wari wanzanira se umva se hoya ururabo ntago ari ngombwa ko ariko ntugashime mu magambo dukeneye ibikorwa rero buriya reka nkubwire ushobora gusanga ibyo bikorwa wenda nta n'ubushobozi ariko buriya gushimira umuntu akiriho nacyo nyuma y'ishimwe azaboneka ibindi yego uzi impamvu kwiganiriraga uzi impamvu mbikubwiye hari igihe njya nkwandikira mu gitondo ngira ngo nyihere ka SMS shaka kukumva nyine ariko uziko mbikora numva ariko biba bifite buriya ijambo ry'Imana ni ryiza ye hari igihe nsenga nyine nkuriza ijambo ry'Imana uryemera utaryemera usomye unsubiza utansubiye ko sinjya ncika intege kuko mba nzi neza ko ibyo byose Yesu ari bumpembe byanze bikunze ko byagenda kose ijambo ry'Imana buriya rirafasha kandi kubyuka ukiragiza Imana cyangwa se wenda buriya nemera ko ushobora kuba ugiye kuryama hari igihe umuntu aba acotse pe hari ukahita uryama ariko buriya kubyuka ukabanza ukiragiza Imana mbere y'uko ugira ikindi kintu ukora mbona bifasha kuko Imana niyo itumye tugera kuri ahangaha uyu munsi rero impamvu ngusuye nabonye abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda batera amabuye uwitwa Emeline nyuma yuko hari ubutumwa yageneye abantu akaza kubabwira ko ubu ngubu yamaze kuva muri za ngeso mbi zose ubu yibereye mu Mana nari mbataye ibyaha byinshi ubusambanyi kunywa inzoga ibiyobyabwenge kujya mu tubari ubusinzi ibintu byinshi ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye rero ndashima Kristo yahinduye ubuzima bwanjye ubu ngubu nyine nkaba ndi icyaremwe gishya ubu ngubu nyine nkaba ndi umwana w'Imana nkaba ndi umuragwa w'ijuru kaba ariko mbivuga ikintu rero nifuje kubasharinga nanabwira abantu bataramenya Kristo wowe ushobora kuba kambivuge gutya wowe ushobora kuba ufite addiction runaka cyangwa se ugifite ikintu kikubase ikintu nakubwira nuko ushobora kuba ufite addiction y'ibintu byinshi ese yaba ari ubusambanyi ese yaba ari ibiyobyabwenge ese yaba ari masturbation ese yaba ari homosexuality bya bindi byose nyine wagerageje kureka ukavuga ati none hahandi nyine urambiye ibintu ukavuga ngo none ibi bintu ndumva birambiwe kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ukahita uvuga ati aho kabisa mbaye imbwa nyine ugakora ibintu nawe ubwawe ukajya wibaza ukavuga se uyu ni njye cyangwa ndagira ngo umenyeshe ko ibyo byose nyine Kristo abasha kubihindura abasha guhindura ubuzima bw'umuntu nawe ubwawe ntumenye uko bigenze witwa Emeline nyuma yuko hari ubutumwa ageneye abantu ariko nanone wumva ko hari abari kubwira ati mwakavuye mu byo murimo kuko nanjye mbonye hari aho navuye uyu munsi kandi aho ndi ndanyuzwe abenshi nakomeje kugenda mbona bamutera amabuye bavuga bati bagarura ati n'ubundi si bizakuraho ko twabonye amabi yawe n'ibiki n'ibintu wakire gute wowe jambo ravuga ngo ibyakira ntimubyibuke
ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyakera ntimubyibuke. Yego. Ntabwo dukwiye kwibuka ejo hashize hacu. Niba hari habi yabaye icyaremwe gishya nk'uko abivuga. Rero uwumutera amabuye niko akiri mu mwijima. Ariko iyo uzi neza ko wavuye mu mwijima ukaba uzirikana we ko wawuvuyemo. Ukaba uzi ko hari ibyo wakijwe ukakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Akakubera umwami mwiza. Uwo ntabwo wamutera amabuye. Kuba rero avuga ejo he hashize akavuga ko hari habi ariko uyu munsi ari heza. Yego. Nta kibazo gihari. Rero mu by'ukuri umutera amabuye n'utari wakizwa. Ariko kandi kuba yarakijijwe n'ukuri n'umugisha. Ni ibintu umuntu yakishimira. Rero kuba yarasindaga agasambana agakora n'ibindi byose ntabwo ari we wa mbere wabikoze, so we wa kabiri wabikoze. Sinawe wanaherutse, sinawe wanyuma. Ahubwo turashima Kristo wamumurikiye akamukura mu mwijima. Kandi umuntu wese se akizwa ibyo yakoze. Uyu rero ni ukwiye no gukizwa neza usibye ko wamubanjirije ari igihe abantu amateka batari meza. Ariko mu by'ukuri niba yicira akavuga ngo ndashima Imana akemera we ko ari ibyaha yakoze yarababariwe. Kristo aramukunda yaramumurikiye. Nicyo cyazanye Kristo yaje kuducungura kugira ngo adukure mu byaha. Yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha. Usibye ko twebwe nyine tubigiramo ibikabyo ariko we naho bamutera amabuye ariko ijuru rimwishimiye. Aravuga Yesu kandi akwiye kumuvuga. Aha rero niho wakemera ukavuga ngo Emeline narinzi. Uyu munsi kakanwa kavugaga ibyo yakoraga byose karavuga Yesu. Uyu rero ni ukizwa agakizwa neza. Ari nabyo agaruka ati sombi zose. Akizwa neza. Hari igihe ushaka kuvuga ngo umuntu agakizwa ngo maze imyaka 20 nigize nyina ndabizi narakijijwe. Ariko Imana igagurutsa umuntu uvuye mu kabari uvuye mu byaha bitandukanye. Imana ikamukoresha. Niyo mpamvu Imana ntishobora kubura bikoresha. Yakoresha amabuye, yakoresha ibiti. Imana ni Imana. Rero kuba barimo bamutera amabuye ijuru rimwemera ntacyo bitwaye kandi nta uzemerwa na bose kaba. Ibintu byose buri ukoresha gukora ibintu byiza ariko ntiwemerwa n'abantu bose. Rero ntabwo bikwiye kumuca intege. Rero ndi muwavuga ngo Imana ikomeze imugirire neza, ikomeze imwagure. Abo umuvuga butumwa niwe uje wahagarara akakubwira ukemera kuko ibihamya birahari. Yajyaga mu kabari ko nta kikajyamo yamurikiwe Kristo. Rero iyo yakubwiye Yesu uraryoherwa cyane kuko Yesu uramubona umubona mu bikorwa. Dukeneye rega Kristo wo mu bikorwa. Ntabwo dukeneye Kristo w'amagambo. Yarabatuwe yabaye icyaremwe gishya nk'uko abivuze arabihamiriza. Isi yose irabizi ko yabaye icyaremwe gishya. Rero wango utamwemera ntabwo byamuza gufata urugendo, ntabwo byamuza kugera ku mugambi Imana yamushaka cyangwa se yamushyiriyeho. Uyu munsi byaba inzira nziza cyangwa se byakerekana ko Emeline ari mu nzira nziza y'umwe mu wahuye na Yesu n'umwami n'umukiza. Byakere nkuko niba hari uwo mwahura nanjye vuga ngo niba mwarahuriraga mu kabari ariko sindakubona mu kabari. Oya twarahahuriraga. Narahahuriraga. Ariko uracyakarimo. Haba makuru menshi. Uracyakarimo. Ntumva ntabwo rega buri abantu ntibajye batandukanya akabari. Uyu munsi ushaka kujya mu kabari wenda na papa w'abana mugiye kwifatira gasoda cyangwa se n'akaburusheti. Ari igihe umuntu yumva ko wenda akabara akagira ngo abantu. Oya ntabwo ari n'igitangaza twese tukagenda tukanywa fanta. Ibyo ntabwo ari igitangaza gihari. Ntabwo rwose ibyo mbihamya. Ibyo ntago mbishyizeho akitso niko nari nkwaje nyine tuganira ati wowe uracyakajyamo. Akuracyara umusura cyakajyamo. Ushaka ubugiye gushaka amakuru utanagiye no kunywa cyangwa se ugafata n'umwanya ukajya kuryawe wahembwe. Naki ibyo bitwaye. Singira ngo ko yarya simaze kubirambirwa maze kubirambirwa kuko imyaka ndi kugenda ngeramo. Uri murakura kandi ugomba gukira ibindi bitekerezo. Imyaka yo gukora jo nkateganyiriza hazaza. Heza guteganyiriza abana. Yego utazasanga bangaye nkuko nanjye biba bimeze. Yego ni byiza cyane. Yego ubwo bakomeje gutera amabuye Emeline ni ikintu we butumwa abagenera. Nababwira ngo nabo nibamurikirwe na Kristo kuko iyo Kristo yakugezemo ntago ukigenga ntubu ukiyobora ntubu ukireba ejo muri kamere y'umuntu ntubu ukireba ibyo akora ahubwo ureba ko Imana yamuhinduye. Aha rero dushima Imana ko ariho yitwa Imana. Wondi wabaga mu kabari wondi wakoraga ibyaka akabyemera akiri n'umukobwa atari n'ubunabihishahisha wakabyemera. Rero yabaye icyaremwe gishya turashima Kristo ko imirimo y'igenda ikoreka kandi igaragara. Ngo bakomeje kumutera amabuye bamware. Bakomeje kumutera amware kandi nawe Yesu abasange n'abagenderere. Ari n'igihe gusanga biriya yanyuzemo ariyo nzira Imana yashakaga kumunyuza. Ntabwo cyane rwose Imana twe ntago yita ku byo inzira ducamo ntita gusa yita ku bugingo bwacu n'umubiri. Yita icyo tuzabacyo yita icyo yaturemeye ikiragikurikirana umugambi we ikawukurikirana igakurikirana mama Debora ntitaye ko ari umusinzi ntitaye ko ari umusambanyi ntitaye ko ari injiji ari igicucu akora ibintu ahubwo yitaye Imana arwana na Satani ashaka kunyambura mu maboko ya Satani. Rero Imana ntabwo ijya yita ku magambo batuvuga ntabwo ijya yita uko turi ahubwo yita
ikurikirana umugambi wayo idufiteho n'icyo tuzaba kikagikurikirana. Yego, uyu munsi navuze ati turaganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ushaka wantiza iyo telefone ho gato nkakwereka utuntu duke nirebera. Ntago mba muri YouTube cyane. Oya wewe ntizaho gato yankwereka utuntu duke ngenda nirebera. Ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi hakomeje gucicikana ku koresha yawe. Ese yaje kujugiye koresha yanjye. Oya ibyo shaka se n'ubundi mu yawe ko birimo. Wabivuze mu magambo se ko tukagenda. Oya zana hari ikintu ushaka ubu ngubu kubanza. Hari ibintu kandi aba bantu tugiye kuvuga ni bamwe mu bantu mukorana muracyakorana ni bamwe mu bantu mwakoranye ni bamwe mu bantu mwakoranye umurimo w'Imana keshi na keshi sibyo ariko uyu munsi abeshi bakomeje kugenda bavuga ko bamwe muri aba bashuti bawe bashobora kuba baba mwisi y'ikinyoma kuruta uko baba mwisi ubwo y'ijuru sibyo Uwiteka utubesha bose tandukanye abantu dukurikira banza wumva ngaha Nyiramabuno aze gupofokwa history rero ukuntu byaje kugendera nyiramama wanje nyiramataye nyiramabuno ariko amabuno ye ngo yarayarishije kundiye imiterere n'ikimero cyiza amukundira ko ari umukozi w'Imana kumba babagore bita abakozi b'Imana n'amashitani n'indaya zimwe zitananyurwa ahubwo indaya zimwe zifite uburaya buvanze n'ubugoryi imunyumve nabi ntabwo nje gutukana kumbi etage bavuga baguze si batubwiye ko etage bayiguze ntayo baguze iriya etage bayikodeshaga umugabo w'igota amasimbi kumbi yafashe kamera azishyira muri etage amabuno ye ngo yakoze akazi mu gihe cyashize uyu mugore rero umugabo abamwishyuriye inzu nzishi bya mirenge na duke barufe turatubura hanyuma umugore atangira kwiyumva kwa kundi mu mureba guhinduranya imyenda ariko ibyo si n'ikibazo kuko nyine iyo Imana yahinduye ibihe ugomba guhinduranya imyenda ugahinduranya wabyumvise bamwe mu bo mwakoranye umurimo wa buri munsi urabyumva neza ko ngaba bagore biyita abakozi b'Imana ngo akeshi usanga rwose bari kuba mu isi y'ikinyoma utarangiza iyo nkuru ndagira nk'usora ikintu kimwe yenda ni umunyamakuru si Kariza so wabivuze yego buriya Kariza nyine yenda si uko byanze bikunze si abantu bose yenda kuvuga ati bamwe na bamwe aho kuko umukobwa umwe ngo gatukisha bose ntabwo bivuze ko abavuga butumwa bose ari indaya ntabwo bivuze ko abavuga butumwa bose ari abatekamitwe ntabwo bivuze ko abavuga butumwa bose barya cyangwa bambara kuko batetse ku bagabo usibye nyine ibi bikorwa birimo bikorwa reka no kwishyiramo kuko nta byigugiye cyane n'ikigera yenda nkore byiza bizagaragara n'inkura nabi bizagaragara icyo mvuga niko ni bamwe na bamwe ntabwo duvuze ko abavuga butumwa bose ari indaya siko byavuzwe se yego ari indaya nemera ko kuvuga ubutumwa bwiza naravuze ijambo rivuga ndavuga ngo gukorera Imana n'akazi keza biraryoha ntako bisa nta n'umurimo mwiza ubaho nko gukorera Imana kandi ukayikorera neza kuko Imana ihemba neza ahubwo ibikorwa byacu dukora nibyo bigaragara bigatuma dutukwa kuko ntabwo vuga ngo izina ry'Imana riratukwa abantu bikorwa dukore nabyo bizaduhijura hari igihe abantu bavuga ngo izina ry'Imana riratukwa ntabwo izina ry'Imana ritukwa ntabwo giyewe cyangwa wowe ushobora gukora ibintu bibi ngo izina ry'Imana ritukwa Imana ihora ari Imana yego Imana izagurutsa abantu izagurutsa bakabaka benshi nubwo uri kabaka original ku giti cyawe n'abandi ariko ngiye mama Debora nshobora kwanga gukora Imana ariko igahagurutsa abandi nk'aba bana turimo tubona igenda ihagurutsa rero aho niho nagira ngo nkusore ntabwo bavuga butumwa bose bivuze ko ari indaya hari akantu uvuze ngo nkuko nyine ubishoreje uti ntabwo bose ari indaya ntago bose ari abajura ntago bose batunzwe n'ubusikama ariko nkawe nk'ubibamo ese koko wemera ko hari ababibamo ibyo bintu byose muri ibyo tuvuze ndabyemera reka mbyemere mvuge ngo hari igihe Imana idukura mu butayu ikadushyira i Kanani ntitumenye kwitwara i Kanani ni nk'iyo umuntu avuye ahantu ukajya ibwami hari imico y'ibwami ukwiye icyo mvuga abavuga butumwa sinzi ingeso aho yanduriwe kubona akantu gato ugahita utera kamera
wariye wanyweye aho ugiye mbese hari ibintu ubundi bidakwiye hari ibintu twazanye bidakwiye kuba nubwo dukorera amafaranga nubwo muri social media harimo YouTube koko ushobora kuba ufite channel yawe ukavuga ngo ikintu cyose ndagishyiraho kandi ndinjiza ariko hari ibintu hari ahantu ukwiye kugarukira niba nama mfite na YouTube hari ahantu nkwiye kugarukira ntabwo ibintu byose impamvu duhura n'izi ntambara duhura n'ibibazo twitangira amakuru kandi tukishakira inkota tukayerekana aho twayishyize mu nguni bakaza kuyifata bakagira gute bakayidutera tukicira inkoni bazadukubitisha inshuro nyinshi ibibazo dukunda kugira nitwe tuba twabyiteye kandi buri intambara wizaniye biragoye kugira ngo uzarurwane urutsinde urugamba wizaniye intambara wizaniye biragoye kugira ngo uzirwane uzitsinde ntabwo bari kubasha kumenya guhisha amabanga yabo hoya kumenya ko undi umukozi w'Imana kaba sinzi niba wagera ahantu bimika abapasiteri usibye ibyo muri no misi ya none bimwe na bimwe reka mvuge bimwe na bimwe hari igihe ubona ukabona umupasiteri arimo arakwimika ibyo akwimikamo nawe ntabyo azi nawe byaramunaniye aravuga nyine ku munwa aravuga ku rurimi inshingano nawe ntaza afite usanga n'abafite iyo title ya pastor ugasanga nibo pasta ibyo kwa pasiteri nsigaye mbona bamwe reka mvuge bamwe nako ari abapasiteri buzuje inshingano babakoze Imana bafite imbuto nziza babyemerewe berejwe gukora umurimo ahubwo hari n'abapirate ntidufite original twagira na pirate ushobora kubona umwenda usa na original ariko ari pirate mu by'ukuri rero uyu murimo mwiza w'ubutambyi iyo werejwe ukawukora neza ni umurimo mwiza cyane rero sinzi niba wagira ahantu umuntu uhuye n'umuntu urimo wimika rwose ufite ubuhamya bwiza buri inshingano zo kuba umuvuga butumwa bwiza ni inshingano zikomeye habamo kwirinda gukomeye habamo kwirinda kabone nubwo hari icyaba kiguye inyungu akakamwanya ugomba kukireka kubw'ubutumwa bwiza bw'Imana kugira ngo butakubera inkomyi rero ibi bintu twazanye nk'ibi byose murimo muvuga n'abama bose mu by'ukuri bifunguriye amarembo reka mbivuge iyo umuvuga butumwa bwiza hari ibintu ukwiye kwirinda ntukwiye gusa nk'abandi ntukwiye kuvuga nk'abandi ntukwiye gukora nk'iby'isi ikora yego nubwo turi mu isi ariko ntabwo dukwiye gukora nk'iby'isi ishaka isi yego iragutsikamira ariko byanze bikunze ugomba kwiga ranzura isi ukavuga ngo nubwo ndi mu isi ariko hari uwo namenye hari kondisiyo nahawe hari ibyo ntakwiye kwikora hari ibyo ntakwiye kuvuga hari imyitwarire ntakwiye kwitwara kabone nubwo hari icyandengera uyu munsi wa none ndihangana ntegereza amasezerano ndihangana ntegereza Imana kuko igihe cyose winjiye mu masezerano kaba tubwire n'abandi batwumva iyo winjiye mu masezerano nta ngaruka y'amasezerano ibaho urishima niba igihe cyo kuvuga ngo nguhaye abana ubishimamo ntabwo iguha umuruho niba igihe cyo kukubwira ngo nguhaye inzu kuko nabonye inshuro nyinshi commentaire byaje ibyo ntasubiramo bya Nyiramabuno n'abandi bose ngo basohotse mu nzu ngo basohotse mu nzu y'Imana byanze bikunze niba ari intambara zirimo ari isezerano ryasohoye urarya mugasinzira nta nduru zikuba mu matwi rero batandukanye ubutumwa bwiza bw'Imana hakiriho abantu bakorera Imana iyo rero iyo abantu bavuze ngo abantu ngo ni indaya abantu ni ibiki byose ngiye birambabaza cyane ntabwo ari bose ntabwo ari bose ariko hari abo ubona ukabona ko ese ubona n'imyitwarire ubu ni intambara iri mu bakristo ndetse nabo ngabo twavuga baba pastor izarangira gute ko uyu munsi akeshi ubona iyi ntambara izarangira gute ko bamwe mu bakozi b'Imana n'ubundi bamwe mu bo bagiye bakorana ari bo ugaruka ugasanga ari bo bari gusubiranamo bagaruka bakoranye yego ugasanga we Mama Deborah niba warakoranye na runaka wenda n'uwo Nyiramabuno uyu munsi niba ugezweho sibyo iyo mvugo we iyo mvugo na yerega niba umuntu avuze ikintu nimutomore muvuga icyo ari cyo se Nyirantuza Nyiramabuno bafite amabuno ni benshi yego tomora uvuge wari we niba ni kuri YouTube makuru ari kuvuga ko ari Mama Sharirene yego avuga gutyo yego ariko uyu munsi ndashaka tuze kubiganiraho kuri Mama Sharirene ariko mbere yuko tuza kumujyaho kuri ibyo bya etage byose hari akantu gato shaka kubanza kwikinira rebe buriya yuko buri ibyo muvuga nibyo bizagira gute bizadukoraho yego umve twicaniza muzadukubitisha tugatunga umva igihuru nka bya bihuru mwikoreye biriya bisatsi by'ibihuru musigaye mutereka muri ADEPR Imana yarambwiye ngo nimubyogoshe nimutabyogoshe Imana izaza ibyikurireho bibutse ko ifite salo de coiffure ubundi se hari ikisetsa hari A few moments later. komeze kiremo mukushi iterambere ryaraje hari igisokoza cya kizungu oya no wabyumvise
uwahoze avuga ko ibyo bisatsi byanyu mutereka negiste yaragarutse ngo buse nkomeze shyiremo mukushi iterambere ryaraje ashaka gusuka kadirede gusa aho ngaho yenda ashaka ko yaravuze akiri atarazahuka si byose rega buriya hari ubutumwa buriya hari ubutumwa bwo kabushatse kuba kari inzahuke nise hari utavuga we ntirunzahuke cyangwa se ndi inzahuke sindi inzahuke cyangwa n'undi ntari inzahuke yarazahutse se yarazahutse igitangazo nese niba yarigishaga avuga ko umusatsi ari ibihuru yego aho yaratinze mu idini cyane ariko avuga ko yaratinze mu idini cyane hari igihe uvuga ubutumwa ariko ugatinda mu idini cyane yaratinze mu idini cyane kuko buri umusatsi muri gute hari ukuntu nyine wigisha kuko wenda we wamenyereye kumva ko ukumbe gutunga natureli wagera mu bafite imisatsi ukumva ko ari ikibazo cyangwa ari icyaha niho mvuzire ngo warutinze mu idini atinze mu idini cyane ariko ibyo ntacyo binatwaye imisatsi isa ntacyo ku giti cyanjye ipfana n'Imana kubyumva ni uburenganzira bw'imyizerere y'umuntu ushobora gukunda umusatsi cyangwa se mukunde ibyo ntago najya kubitindaho ahubwo twebwe ibikorwa dukora nibyo dukwiye gutindaho rero kandi tujye twibuka n'ibyo tuba twavuze kuko ntago dukwiye kuvuga ngo nimwumve ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo nkora mune misane n'abantu basigaye bavuga ubutumwa wumve ibyo mvuga ariko nturebe ibyo nkora ukumva umuntu aravuga rwose afite amavuta aranahanura n'umuvuga butumwa ariko rwose wareba ibyo akora ukabona ntaho bihuriye n'ibyo avuga ariko birakwiye ko ibikorwa byacu bingana imvugo yacu ibingiro ingana n'ibyo imvugo yacu ibingiro ibyo tuvuga bingana n'ibyo dukora n'ibyo tugaragaza bisobanuye ko uyu munsi ibyo bari kuvuga bari kugenda inyuma bagakora ibihabanye n'ibyo bavuga cyane rwose nanjye ndabyemera niko isi yubatse uyu munsi ndabyemera ese niba umwanya umwe ati imisatsi mu wundi umwe ati nanjye ndongeye ndayitunze none sinumva byagenza bite niba ngiye ejo naje ngakana ikintu ejo ukakimbonamo niba naranze mine ejo ukambona nyambaye n'urugero ntanze none byagenda gute se ushobora kuvuga ati bya indi mama Debora yavuze burya ntabwo byari bimufashe ku mutima cyari igihe cyo kubivuga niba bigisha ko ubusambanya atari bwiza ariko ejo bakaba aribo bari kugira gute usambanya ariko ntawe wigeze umubona ntabwo rega izi nkuru zose ziza hari n'igihe abantu baba babeshya abantu baba babeshya mama hari igihe babeshya ese izi nkuru rega hari igihe mwabuze namwe zo mucuruza mugahimba kandi ikindi cyongeye nabonye rega n'abantu bakora kuri YouTube nibagira ubwenge ushobora kuzangaho umuntu akakwinjirira akakumenya wowe uraza urerekana ibyo urya urerekana ibyo wahashye urerekana etaje gerega hari ibintu bincanga tunahindure byari igihe bikubitisha inkoni ubundi niba wiririye byari ibintu byo bisasa kaba yewe niba niririye Imana guko irakugaburiye nicyo gihe cyawe cyo kugenda ntiwarenga uhage urabyerekana nge nicyo kimwe nibaza nubwo ari YouTube iguha amafaranga nubwo wabishyize kuri cha urabyerekana aho uryama uraherekana aho urara uraherekana nyine aho urara uraherekana aho ugiye uraherekana byari ibintu bincanga by'abarokore muri no misi ya none reka nkubwire kaba buri uzagirirwa amahirwe Imana izagwa abo mu bana bafite buri uzi ko umuntu yafite umuntu w'umukire ufite amafaranga uzi ko atabigaragaza n'umuntu wambaye neza nta bigaragaza yewe rero abarokore umurokore arazahuka kanya gatoya agacibitsi isi yose akayimara niba uciye ku kibuga cy'indege isi yose irarara bimege birancanga kandi uyijyaho buri munsi reka tuganire tunabibwire n'abantu ngo ikiganiro kimaze kuryoha niba umuntu buri munsi aca ku kibuga cy'indege hari i Kanombe ari n'umuntu ushobora guca ku kibuga cy'indege kabiri cyangwa gatatu no mu cyumweru aza yongera agenda ntiyirirwa atera amakamera ngo abantu babibone ariko wowe ugiye n'umunsi umwe ugiriye n'amahirwe n'unagutegeye nta nayo ukuye mu mufuka wawe uvuge ngo ngiye gutembera Dubai reka tuganire tubwire abarokore abarokore babaye bate kwizi inkoni zose ari zo bazajya bikubitisha urasaze ugiye kubyerekana aho ugiye uguze izo karoti genda waguraga ku mufungo zazi n'izikimene ugize amahirwe ubonye wiseka reka tubabwire kuzaniriza muri alimantasi katubabwira no kwino mihanda hari bakabaka abana bazakwinjirirwa muzi kwinjirira mwebwe ni uri ku muhanda itware neza gerwe kankubwiza ukuri we abanyamakuru mbitwaraho neza ngwabwirwa besha kumva bene abanyamakuru ntago uzabisazaho bazaguceka bazakumena jya mbona abadamu hanga baza kwisobanura ntuzarwana n'abano bahungu ku mihanda
wowe ugize amahirwe boneye karoti yenda uwaguraga ku Kimene cya 300 Nyabugogo kwa Mutangana ugize amahirwe ndaruguhesheje umugisha cyangwa se nawe yenda uranakoze biremeye ugiye kugura kadobo rakerekana kugira ngo bigutwe ki wakiririye ukiryamira niba ugize amahirwe ukibera muri iyo etage yenda aryamaga mu ishuka ya indi nyerera uryama umusu uyiryamaho igahita inyerera ikavuka oyire na nyerera ntago ifataho kuko buri amashuka agira ibiciro hari ishuka uryamaho ukabuko wayirambitseho ukayibyuka ari kwikindi hari nishuka nanakurebye ndeka kureba no muri kamera noneho hari nishuka za zindi za nyene zizabita n'izicumu uryamaho ugasanga zimwe zacu zavuye oya ntago kisha kutakiryama shingi ukomeza ukusa ntago kiryamaho nawe yenda ntiwabuze wo hanze ukohereza $1 oya nge ndakora sibyo uranakora ariko ntacyo rwose hari nuwanga inyongera nta kibazo uracyaye n'umusoro nabyemerewe none ugize amahirwe urashaka iki yari ibintu bincanga urashaka iki wakiririye n'abana bawe nibigwaye kawungu kirira baracya kwereka imihanda iki ko bazagukubita umunsi ni nabyo biri kuba kuri aba bene wanyu we uragira ibintu byose njya mbona ibintu abantu bamama bakora bamwe na bamwe reka mbivuge nanjye nk'abasiko ku mugore w'umukristo hari indangagaciro n'ukuri hari indangagaciro z'umugore w'umukristo ni byiza ku rugo rwawe urubamo nyurwa n'urwo ufite inshuti zawe mugendanire ariko kuri kamera hari ibintu udakwiye kwerekana kuri kamera ugiye kumeza uko wasama birabibona oya kuvuga n'ubundi hariho nabonye ngo yagurishije ikanzu akomeza kuyidarapamo yagurishije ikanzu indeze nyine bibonye yagurishije ikanzu byumbwira ariko tumuvuge byumbwira ntugacire no ku ruhande ngo Mutesi simbishaka sinjanye no ku ruhande Mutesi yagurishije ikanzu n'umukiriya arangije bimwe wavugaga ngo izi kamera nizo zizabakoraho akomeza kuyirimbamo none se niba yarayigurishije yambariraga iki ni urayigurishije si yawe yenda bishaka ko bari bo byumvikanye n'abakisubye ko basubira nyuma buriya abadamu sharika mbwizo kuri buriya abagabo n'abana beza abantu ntibanyumve nabi abagabo buriya umugabo mushaka kujyana ibibazo ariko kereka umugabo umwananiranye nyene bashaka yenda za views ariko umugabo nyamugabo ntago ajya asura mu mazimwe n'amagambo buriya aza ko ari umugabo wamwambara ikote ariko imwari guhita muhurira inyuma nko kuri kamakavuga atari ibintu wankoreye wambaraga imyenda ariko umugore yaje ahitavuga ati wanyambariye ikanzu sinabishaka kuyambara nguze kuri kamera ntize koko byari byo urayigurishije na mugenzi wawe usubiye kuyambara kugira ngo bigende te ko yaguhaya yawe yego kuvuza abagabo se ko nabonye bamwe mu bantu benshi bakomeje kugenda banengo witwa Pastor Gabi ati ntago yarakwiye kuza gutongana n'uwitwa Mutesi ariko Mutesi araza amukoreraho icyitwa ati we Gabo tugiye guhangana ati kuko amaze kuba umugore uze nkwambika isutiye biriya ntabwo ari ibintu by'abakozi b'Imana ese urashaka kumbwira ko nubwo havuzwe biriya byavuzwe ukuri kose ntabwo kuvuzwa none se umugayo uri wagiyeho umugayo ninde cyane ubona wagiyeho umugayo ninde ndakubashije nk'umunyamakuru nayo sobanura ndahita ngusubiza wagiyeho ibizi inkuru zose zaje zikavugwa wagiyeho umugayo ninde tukavuga ati iki kintu koko iki ni igiki ngiza ukuri iyi nkuru koko yari kwiye gutanga ukuri kose ntabwo kuvuga mbwira wagiyeho umugayo ndakubashije nk'umunyamakuru uruhande rumwe ngewe sibyo ubwo wohindutse umunyamakuru uruhande rumwe ndagaya Gabi sibyo nk'umugabo ntabwo yari akwiye kuza gutongana amagambo nk'ara y'abagore arana amagambo y'abagore mu bwanyu reka ariko wagiyeho umugayo n'ubundi n'uvuga ko urubwa we rumubera cyane cyane ko ibyo byo kuvanga umugayo we usanga bitanamureba ko Pastor Mutesi bavuga ko yabe urubwa rumubera ntago biri ari byo ntago ukwiye kuberwa n'urubwa umukozi w'Imana gutese kucyumva ko rwakubera ntago ugomba kuberwa n'urubwa kubera ikisi rega igihe ugira mu bibazo ukabikihebe kandi bitari byiza ntago ari uko atababaye ntago ari uko ibibazo atabibona ahubwo niko nyine bya bihe nyine bikuzunguzugura n'ibibazo byinshi ariko ntago ukwiye kuberwa n'urubwa ngo uvuge ngo giye urubwa rurambera gutese kwe ko umukozi w'Imana ugaharanira yuko urubwa rutakujya yego uri mu isi uzafata igihe mu ntambara uri mu isi uzahura n'ibibazo uri mu isi uzahura n'intambara ariko byanze bikunze hari intambara utagomba guhagararamo sibyo wone byo Pastor Mutesi avuga ko ari urubwa rumubera ari ukwihagararaho ari ibibazo ari ukwihagararaho njye mbona ari ukwihagararaho nise kuki buri munsi wahura wumva urengana
kuki umunsi wumva wahora urangana ntabwo ari ukuvuga ngo urubwa rundege gusa buri munsi nirwe mvugwa niko ahubwo ugeraho ukamenyera kumva ko nyine nta kintu bikubwiye kandi burya kubaho utagize icyo utinya nacyo ni ikibazo gikomeye kubaho wumva udatinya umugayo nacyo ni ikibazo gikomeye yego nibyo twe tugiye kugeraho ariko nyihera ku gatelefone ahangaha ngire tuntu nkwereka ahangaha bya bindi n'ubundi twari turi kuvuga twari duhereyeho wambwiye ati tuze kubivuga mu mazina n'ubundi ntidukomeze kugenda ngewe jya uvuga ikintu byo guca ku ruhande n'uje kumbaza bimbwira mbivuga uko byatangiye bamwe bavuga ko ari nyiramabuno isi ngo burya nk'uko wari uri kubivuga ngo bya bindi bahoze birata ntabwo ari ibyabo uko ndimo mbivuga se ngewe nigeze mvuga ko ibyo yirata uvuze ko bari kuba mu isi y'ikinyoma navuze ngo aba iyi si yose yubatse ikinyoma ahubwo umenye ko witwara mu isi ko mama Sharirene ngo yanzu ngo yahoze yiratana uyu munsi ngo atariye ngo yamaze kuyivamo uretse mbanze nkumvisha akakana iyo uryamye ahantu heza urota neza ugasinzira neza n'imikoshi yose ukayisiga iyo ngiyo aha hantu ni ahantu wicara hano ni ahantu hari shambure ebyiri ni hejuru neza hejuru bariko yo hejuru zimwe zo hejuru baraza kuyibereka namwe mugira ishyari icyo ashaka kugira ngo mvuge kimwe nibwirire n'abanyamihanda baza nyabona ntuzaze wigira uwadanje kuko hano hari abahungu hano hanze ahangaha bagucunga ukurya bagucunga ukuryama bakurara inyuma buriya yaje kwerekana leta aravuga ati byanze bikunze amezi 5 abicumi tuzakuneka byanze bikunze tukumenya hari abatasi niyo mpamvu ugiye navuze ngo nuyibonera kawunga irire wiryamire wisinzirire unezerwe kandi ntugaragaze ko ufite ubwenge bwinshi cyane kuko hejuru ya hari abandi babukurenzeho mu by'ukuri sinzi niba yenda yaramamazaga birashobora ko yakamamaza birashobora ko na etage yenda yayibamo ariye yenda afite n'indi mishinga yarabonye andi mafaranga agiye mu yindi mishinga ibyo ntabwo twabitindaho kuvuga ngo yayisotsemo kuko ayisokamo nta wigeze ayimusoramo nta wigeze baramwirukanye abo batasi uri kuvuga nabo bavuga bati etage nta kandi yatanzwe ubwo nabi nkuko nawe wantanga ubura ahanga bakavuga ati dusanze ama Debora yaburaye yabwiwe yakomeye YouTube nta mikino ibamo nta mikino ibamo ese ngo inzu yayivuyemo da none se undi urumva kuva mu nzu kuva mu etage ari ikibazo gihari ashaka kuba afite imishinga cyangwa ibyo ibimureba ari byinshi birenze uko yaba mu etage akavuga ati reka etage nyikodeshe kuko yaje avuga ko ari iye yaje ashima n'Imana yaje ashima n'Imana avuga ko ari iye kandi koko nta Imana itagukura nta nandi itakugeza kuba yatunga etage ntabwo ari igitangaza ngera kuba yanayivamo ntabwo ari igitangaza nshobora kuvuga ngo etage niba yanjye nyifite nyamara mfite imishinga myinshi hari ibyo nshaka kugeraho ariko kugira ngo mbe muri etage intwara amafaranga menshi reka ngende nkodesha ubuse nari umuntu ukodesha ufite amafaranga inzu nziza akayikodesha akaba mu yamake kugira ngo abashe imishinga ibashe kugenda neza n'imibare ye kandi ngo yayisohowemo yayisohowemo nta wabimubonye nta video mutwereka ko bayimusohoyemo ubukode ntabwo nta kundi nyine bwari ubukode dore ngo ukuntu ngo operasiyo imeze dore reka nkwibwirire nkwihere inkuru reka nzi kuranguza ngo hari umudiyespora uranguye mbere y'uko nyine ngo ajya kwerekanira etaje hari umudiyespora wishyuraga inzu urabyumva aba hanze yishyura inzu urabyumva ariko harimo n'imishinga byanze bikunze hariya yarari iyo mishinga nyine niyo tuza kugeraho yego nawe urumva ko ari akantu ufite iti muntu ntabwo yagiye kujya muri etaje nta mishinga oya kuba imishinga urabona byanze bikunze hari nka hoteli nk'ari nk'ahantu waruhukira hari aho imishinga ahubwo hari imishinga yari iteganyijwe urabona aho nese birabitanda yerekanaga naho yari yicaye nibye oya yabyerekanaga muri etaje yes yerekanaga biriye cyangwa ni ibikorwa byari bihari bindi ku buryo waza uko wanzembagiza hano mu nzu ari yese oya wowe si ushobora kuguhamagara uyu munsi tubarani dore ni kwa mama Debora nguhamagaye kuri video call kamwite dore kabaka dore aha ni muri salo dore igitanda iki ngiki dore aha naha abana ati dore yewe no hejuru hari cya kicungo sha ubwo twega shari ako nako nagashyari mufite abagendeye mu bijerekani ibintu nkabira ntabwo mufite shari n'imitumba ishyari gutya nta uzabakirana nta nuzabaryana ngo ahage nta nuzabasinzirana abahungu muri hano
mwababyeyi mwe mwitware neza nubona uriye nubona wiyambariye musazi cyangwa superi tuza umva rero birangije ngo haje umudiyesipora yaje kwishyura inzu mu kuyishyura kuko abadiyesipora kenshi uba usanga batazi inaha cyane sibyo nyiramabuno uwo nguwo wavuzwe aza kwipofokera uri kubyumva ariko buriya umuntu afite taye baba bagomba kurivuga agezweho tumwote yego kamurangirize mbanze nkubwire intandaro ngo kugira ngo ave muri etaje ngo yaje urumva se ukuntu bihagaze ngemba nzibara uko nazumvise urabyumva mba nazumbanye ba bahungu bawe b'abatazi ari nayo magambo aya magambo ashobora no kuturimbuza yego ngoma kuzatuvuga n'ibyo tunazi ariko kuvuga ibiriho yego ntago ari twege tuba twababaye babishyire hanze noneho ndore ngo ukuntu byaje kugenda wabyumvise neza ngo nyuma y'uko aje yaraje asanga ishyamba atari ryeru asigamo udukamera noneho bya bindi byose kwa kwisanzura kwabo cyane cyane ngo ko wa muntu yajyaga ava nyine mu majyaruguru akaza abana bakaba bari hejuru abandi bibereye hasi nawe kuri telefone cyangwa se kuri mashini ngo byose yirebera ari nacyo bimwe wari uri kuvuga uti wasanga hari imishinga yari ihari oya yagiye imishinga nashatse kuvuga yenda siyo wumvisemo ni imishinga kuvuga niba yarakameraga wabonaga ko yenda ari inzu umuntu ashobora gukodesha azanye n'umuryango bakabamo numvaga ko ari inzu nyine y'imishinga atari indi mishinga yindi y'ubwo bukwe uko ngiye mu by'ukuri mu gutekereza ntabwo bye nigeze mbite nabibonye kuriya ntabwo natekerezaga ko numvaga ko ari umugore wiyubashye mu by'ukuri ibyo bikorwa kuva Imana kuba yaguhindura amateka si gitangaza ntabwo bye nabitegereje ko ari iby'umugabo n'ibiki byose nuvuga ko ibikorwa bye byamuhanirira etaje kuri iki kitari kuyimuha ntabwo nategereje rero ko ibyo ngibyo cyane ko yari yaje avuga ngo niye arashima Imana kwimukuye hani mukuye kucyavika muciza n'ibikomagoma ikamuha etaje cyari ibintu by'igitangaza kandi koko mu by'ukuri arabyemere ko yabibona kandi aranabikwiye arega ntago abagabo bose abagabo urumva umugore ko yaba mu etaje niko yikodeshezwa n'umugabo abagabo nimwe mugira amafaranga mwenyine nta mugore mugenzi we wayimukodesheje cyangwa se nakayikora ibintu biraza kurangira gute ko abakozi b'Imana muri kugenda mugaragaza ko muri kuba babahaye butamwa namwe mwiyongeraho babahaye butamwa mwiyongeraho babahaye butamwa bayongeraho ngenda akoze Imana se kucyari bo muri mu muvuga ariko babiyanitse ntago oya ntago mbihakana kwiyanika byo simbihakana kuko iyo uje ukavuga ibintu byawe mu by'ukuri yishi byawe reka ntago ari ngombwa ko abantu bamenye ibyo wariye je bira bintu rwose nkibibona nkibona rwose bano badamu muri social media nanjye mbamo ariko kutigira ibanga ry'urugo rwawe kutigirira ibanga ry'ibyawe ry'ubuzima bwawe ry'ubuzima bwabawe ntabwo ari byo rwose wari warabyeretswe ko Imana izashyira ikabagaragaza oya ntabwo ibyo ntabwo ngiye mbeshyera Imana ariko Imana nyibeshyira kubera iki uvuge ngo nari ntabwo ngiye nshakisha kugira ngo bamenye ko ndi umuhanuzi sinshakisha kugira ngo bamenye ko nsenga ntabwo ngiye naza mbeshyera Imana kubeshyera Imana ni ikintu ntashobora gukora nabyo nivuga ngo urumva ngo neretswe ibi nibi ntago bijya bibamo igihe cyo gusenga kwanye ndasenga kandi naho nasenga nagira icyo nerekwa ntago hano kuri kamera nza kuvugira ngo neretswe wigeze ubitekerezaho se ko giki aba badamu hari igihe kizagera ukabona ko isi ibyo bakora n'ibyo byanze bikunze igihe icyo biba nicyo usarura iyo udahisha ubuzima bwawe byanze bikunze igihe kirahinduka iyo rero udashigaje imbaraga z'ejo hazaza byanze bikunze imbaraga ziragushirana yewe ibi ngibi rwose narabigayaga byo kwerekana ubuzima bwawe wagiye aha wariye iki kamera barazitunze uri ku meza kamera zitunze ibyo wahashye igihe singiye ntago ngiye mbikunda kuko reka hari abantu bafite ubutunzi hari abantu Imana yahaye baba mu buzima busanga utanamenye n'ibyawe rero agiye nkunda umuntu uhisha ubuzima bwe wicisha bugufi ngewe urangiye ndeba ukuntu umuntu umuha akantu gatoya yambara nk'igitenge cy'ibihumbi 15 isi yose ikira ikimenye ariko wambara muri 100 kibaza ngenge ndeba bano badamu rwose hari uri kubwira ngiye si kukubeye ngenge ndeba basi reba bano bagore b'abayobozi yego reka duhe ku mubyi wacu madamu wa nyakubahwa perezida
burya ukuntu aba yitwaye kuko icyubahiro aragifite Imana yarakimuhaye mu by'ukuri n'ini Imana imuhagaritse ku musozi n'igikundi imuhagaritse ku musozi mwiza ubwo ngo n'Imana yamuhagaritsemo kwezi bwose bushyirwaho n'Uwiteka ariko waba uri umuntu wamugana uguze imboga dodo zishoga mu maga mu gishanga yenda ubonye uzituma komanze ku gipangu cyarazikuzaniye utangiye kwishyira hejuru giye bijya bincanga hari abafite ibintu batabigaragaza buriya umukire ntabwo agaragaza ko akize ahubwo ibikorwa n'uwariwe nibyo bimugaragaza rero twebwe dushaka kwitangira amakuru twerekane ko twakize twerekane ko twariye twerekane dushime hari n'ibyo tudakwiye no gushima rega jewe nsa neza nshobora gutambuka umuntu akambwira ngo ari kurasa neza ntiriwe nanabirata si ngombwa rero kurata ibi byose n'ingaruka n'amarembo umuntu aba yarifungure kugira ngo abantu binjire amabuye warirundarunze kugira ngo bayagutere ibi ngibi yataza kwerekana etaje ntabwo imwa mubivuze kuko abantu basohoka mu mazu yo wambere usohotse mu nzu n'abambere basohoye mu nzu sine wambere ushobora kubura yo gukodesha ushobora kuba warabaye mu nzu 300 ejo ukamuya 20 cyangwa 30 sigitangaza ubu iminsi irasa ntihwana ariko kuko nyine twaje turi ku mihanda kandi namwe murara mudasinzire murara amajoro mushaka amakuru byanze bikunze ushobora mu madebura kuzanga nkiyemera nkirata byanze bikunze ukamenya amakuru yanjye kuko nta muwezi hari umunsi umwe uranyibikiye ubu mwarimu mubitse byanze bikunze ubu etaje yajerekana n'imbuto yerekanaga n'ibyo kurya n'ibiki byose yego nge ntekereza nkavuga ngo ariko se ubundi baba babwira ngo babwire bandi Reka mwebwe mwakoze umurimo umwe mukaba ubu ngubu muri mukigenda n'amakuru oya tuba duhanganye social media ntago nzi ikibazo sinzi ni nziza ariko kuyikoresha nicyo kibaye mbona ari ihangana riri hagati yanyu kuko twebwe ubwacu ngiye ntago ngeze mpangana nande ngiye ndi muto ndi hasi sabyira ngo abo mwagendanye mu butayu niba uyu munsi bafite ama etage barabatireka twirate kuri oya wa mugani umuntu ashaka kwa afite uwabwira umuntu ashaka kwa afite uwabwira avuga ati reka ndebe cyane cyane iyo mufitanye n'abantu mufitanye n'ibibazo cyane cyane iyo umugabo yatandukanye n'umugore hari igihe akavuga ati reka nereke kuri ya mugore murenzeho niyo umugabo n'umugore nawe yatandukanye n'umugabo hari igihe akavuga ati reka mwereke ko atari we warungize si byose inshuro nyinshi tujya tubibona ku bantu baba baravuganye baje muri social media bakavugana bagaterana amagambo bagahangana niyo ubonye akantu gato rero uhituza kumwereka ko umusuzuguye umwereke kuri hasi yawe kuko mu by'ukuri ni ibintu utasobanurira isi kuba urya abantu bakureba ni ibintu utasobanurira isi kuba uryamuhagaragaza ni ibintu utasobanurira isi aho ubango bazenguruke bakamera ni ibintu utasobanura umuntu ubitekereza uzi ubwenge mukuru yego nyamara bagukamera n'abagushyira hejuru nyamara ubuzima bwabo barabuhisha si muri abanyamakuru se mujya muza mugafata ubuzima bw'abandi mukabushyira hasi mugahenda ubwenge abandi nyamara ubwanyu mutabugaragaza ntimuhari se yego urabyemera ntubyemera urabyemera kaba kushobora kuzuka ukanyinjirira nka sara ariko ubuzima bwawe kaba kuri mu gikara ubuzima bwawe nta wubuzi uriyubashye nta uri buguteribuye kuko ntabwo byabuye ntaho waryizane ngo bari gutera uri mu rwihisho twebwe rero dukwiye Imana iduha ubwenge ubu etaje ibyanze bikunze umunsi umwe kuko ababivuze n'abamwegereye ababivuze n'abamuzi nabo bakoranye ubuzima bagendanye umunsi ku wundi nabaza ukurya nabaza aho ukururya yego tugana ku musozo nibyo uri kugenda utanga bimwe babwira ati inyigisho hari ibyo mukwiye guhindura ubuzima kubamo cyane rwose hari aka video nahoze nirebera abantu bavuga bati ibi ntago bikwiye ati koko biragaragara ko mwabapasteri mwe muba mwisi kinyoma ngirenga aka video nanakakweretse ntago nongera kuza kakakwereka nakabonye wabyaki ngirengo coba hanga iyi video waze kwishyira cyane byakiriye nabi hesege kwisiga si ikibazo je nta kibazo kujya gusa neza ukamera neza ukisiga ryese nta kibazo ahubwo ibindi bawongeyeho nk'umuntu w'umumama mu byukuri nk'ibintu by'abana je hari ibintu ntakunda kaba niki cyagutora uko ndigewe hari ibintu ntakunda mu buzima bwanjye niba uri umukozi w'Imana kandi unakuze kore nk'ibintu by'abantu bakuze sibyo ubu ngewe imyaka mfite urubyaro mfite imyaka mfite hari imyaka itanyemera kuba nakikora ibyo nkora ubwo ni imikino abana banjye bakina gihe nashobora gukina kandi ngewe nakinaga ariko kubera igihe ndimo ibyo ntagomba gukora ibaza kukubwira ko ari uburenganzira bwabo ntago ari uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwawe ufite nk'uburenganzira bwawe ariko mu by'ukuri si uburenganzira bwawe uburenganzira bwawe nuko ugomba kwibaha nk'umuntu rero aba mama none icyo ngiye uri umugore w'umugabo cyongeye iryo zina rya pastor reka tunaryihorere
buri hari ukuntu mujya muvuga pastor nkavuga oya mu byihorere ntabwo wemera ko aba pastor wo reka nkubwize ukuri ntabwo uragira nanjye nakubwiye ngo ntabwo uragira hano reka umunsi umwe niba hari umuntu bazimika nkamenya uwamwimitse nuko agiye kwimikwa nzakujyanayo ureba inshingano babaha usomye inshingano z'ubutambyi wahita uva mu nzira byo nijye kuvuga ngo uri pastor wahita ubireka uvuze ngo aba bose ntabwo wemera ko ari aba jewe imico iyo mbonye imico itari myiza ntabwo nkwita icyo uricyo kuko ntabwo nkikwitirira yego kuko niko kuri ni njyewe uvuze ngo uyu munsi kuri wowe ubona ko nta mico myiza yewe hari imico myiza itari kuvuga ngo uri pastor mu by'ukuri uri pastor ikora imico myiza nk'iy'abapasiteri nyine nk'iy'abatambyi batambira Imana bakuruhimbi berejwe umurimo w'Imana gira imico myiza ugira imbuto nziza ababona iyo mbuto nziza nayo hari imbuto ubona nkabona jewe nkabona ibintu bigira nkabona ntabwo uri pastor ese kuko urambwiye uri mu bintu urigira nk'iby'abana bakuru hajya bimeze gute sinzi ukuntu bimeze iki cyagutunguye muri aka kavideo mbwira gukora ibintu nk'ibyo ibintu tujye tubivuga mu mazina by'ukuri ngiye hari ibintu aka kavideo ngire ngo cobe rwose zo kwereka abana aha hari ibintu wibaza video ya Pastor Mutesi hari ibintu wibaza cyukuri ngewe noneho hanze nuwayimufashe genda shaka kubaza nuwayimufashe yarayifashe byagenze bite kabone naho waba yarayimufashe kuko wakoze ibyo bikwiye nyine gukorwa ibyo wowe wakoze ntibigukwiye nk'umuntu nyine tuzi reka babishyire ku karubanda kwisiga rwose nta kibazo cyo kwisiga n'umubiri we yisigaga nta n'ikibazo cyari nyuma yo kwisiga nyuma gukora ibyo ukora kwigira mwiza ariko nanone uri umugore w'umugabo reka tureke ibya pastor uri umugore w'umugabo reka tubireke uri umugore w'umugabo hari ibyo udakwiye kwigira hari imvugo udakwiye kuvuga hari imitwarire udakwiye kwitwarira niba umwana wawe avuza induru ntukwiye kuvuza induru niba umwana wawe yifotoza yihengamishije ntukwiye kwihengamisha kuko ngiye mfite abana 7 ariko hari urwego abana banjye batagomba ni inshuti zanjye ariko hari urwego hari ibyo badakora nkanagomba gukora hari umuco ntagomba kubereka bitewe n'iki ndi umugore ndi umumama ariko ntabwo dukwiye kubafata imico dufite isaha igeze ngo niba abantu barimo basomana niba bigira ukuntu ngo nawe ubyigire ntabwo bigukwiriye imyaka ufite tureke ititire y'ibindi twishyire ku ruhande kuko umutambyi umuntu werejwe umurimo w'Imana hari ibintu akwiye kureka agafata Bibiliya akayisoma ikaba mu mutwe akareba umurimo w'ubutambyi akavuga ati genda pastor hari ibintu nakwiye ariko uziko pastor hari ahantu ndakwiye no kwicara yari ahantu nakwiye kwicara hari ahantu nakwiye kwicara nk'umukozi w'Imana hari ibintu nakwiye kurya nk'umukozi w'Imana hari ibintu nakwiye kwitwara nk'umukozi w'Imana ibyo udakwiye kuvuga nk'umukozi w'Imana kuko niko kuri hari ibintu nakwiye kwitwara rero isi iradukuruye turafata akantu kose tukagashyira kuri YouTube isi yose ikabone yego none se niba ikabonye wowe uzahugura nde ibyo ukora uzafata wa mwana usanga mu muhanda wowe urabikora rego uzi ko hari igihe umutima ugushinja kubera akavuga ati byanze bikunze izi nyigisho nigisha nta mumaro size kuko burya iyo ugabura icyo udafite yego nta mumaro bikugirira niyo utetse ibiryo ntubanze kurya ngo umve ko bikuryoye ukabiha abandi byanze bikunze urashidikanya ubanze kumva ko umunyu wakoze niba uri umumama reka twivugire nk'abamama abamama ntabwo dukwiye gutibara dukwiye kwiyubaha ariko si umwana w'imyaka 15 umwana w'imyaka 10 azikora nk'iby'umwana w'umubyeyi w'imyaka 40 ninde uzahugura undi ninde uzamwereka urugero rwiza ukwiye kwereka urugero rwiza kuko hari abari inyuma yawe ukwiye kwereka urugero rwiza yego byanze bikunze nabo batabyumva njye mbwira abana bayi cyangwa nabandi byanze bikunze nabo batakumva ibyo nababwiye ariko byanze bikunze hari igihe bazabyo akavuga ati byanze bikunze mama yego hari imyitwarire yagiraga mama nayo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo irya mukuru rirati hari imyitwarire byanze bikunze nubwo wahura n'ingurane nubwo wahura ikibazo avuga ati byanze bikunze mama byanze bikunze uriya mubyeyi afite impuguro nziza nubwo ntazumvise ariko se uzafata umwana w'imyaka 15 hari ukuntu ujye kubona ko umuntu yambaye imyenda y'umwana w'imyaka 15 arihata ari mu muhanda arimo aramanura wambaye umwenda niwe wawukwambise ambara ibigukwiriye ugende yego ariko kuko iyo ari viziyo akubonye shomedi iratumaze iraturangije iterambere umumama ntakimenya ko ari umumama abamama bamwe ntabwo bakimenya ko ari abamama umumama ni umuntu wigiraho ibintu byinshi yego hari ibintu wararenze ibyo nakoraga mu myaka 18 ubu ntabwo nabikora ndakora ibyo umuntu ufite imyaka 40 nk'iyo mfite yego hari ibyo ntagomba no guha amaso cyane ngo mbitinde kuko si ibyanjye
rero ibintu bifite ba nyirabyo ibintu rero tuba turimo twigira ukabona rwose umumama arikora ibintu ubona bigayitse iterambere rigiye kwica abantu ubona bigayitse. Muri iyi video ya Pastor Mutesi ni nge ntago nabishimye mvugira aho ngaho ntago nabishimye icyo utashimye tujye dushima tunanenge nagira ibyo ahindura ibintu byo ikintu twishimira ngambwe ngo tujye tubivuga nanjye niko nakwakira ibintu byo kwigira kuko aka kaje video kateye nuza ahantu hose nabonye abantu bose bagaposta igihe wakanyetse buriya abantu bose bagapostinze ndavuga ngo byanze bikunze gupostinga nuko bakagaye ntago ariko bagashimye hari ibyo umuntu apostinga ukabona urabishimye ngo ibintu ngiye postinga nuko mba mbishimye binkoze ku mutima nkavuga ngo byanze bikunze ningashyira ku satsi yanjye hari uribuze kwibona bikamufasha yego ariko hari n'ubipostinga yumiwe kavuga ati se kuko nk'ibi nk'umumama Debora unzi mu mwambaro uko ndi umukozi w'Imana icyongere umukozi w'Imana uzi ko ndi n'umumama w'abana yego n'imyaka mfite ibintu n'ibintu bitatu byanze bikunze ari ibintu nakuru ukabona ko ari umugabo kumvuga ati isuzi kwirangiye uzi ko isirangiye none se niba nkora ibintu by'umwana y'imyaka 16 mu myaka iri imbere ko mfite akazi kenshi nari nkwiye gufasha urubyiruko nari nkwiye gufasha urubyiruko nduhereho ndetse nabo nabyaye bari mu mugongo wanjye nakuye mu nda yanjye nzabafasha gute ntago na kwe gusimbuka umugozi ni siporo yego ariko buri hari ibintu ntakura n'abana banjye hari n'ibintu ntanakura hari n'ibikino ntanakino kuko mba nzi neza ko aho ngomba kwagira igitinyiro kugira ngo icyo ngibuze kubiba za mbuto ndibuze kubiba cyangwa ya mpuguro kuko nge ntayikora iraza kugira umumaro niyo wigisha ikintu byanze bikunze iyo wigisha icyaha cyane cyane ugahugura icyaha udakora byanze bikunze Imana iragenda ikagishyikira ikakigira umumaro ariko iyo wigisha ibyo ukora ukigisha ubusambanyi usambana ukigisha guteranya nta nyungu nta nyungu iboneka nta musaruro kuko wabibyo ibyo udafite icyo biba nicyo usarura rero mu by'ukuri ndegera ngo mbwire abamama cyane cyane dukorana kuri social media tugira imyitwarire twitwara dufite imyaka dufite dukora ibihwanye n'imyaka dufite yego twiyubahe reka kwiyubaha kugeza ngo kwiyubaha se n'ubugoryi kwiyubaha ntabwo ari ubucucu kwiyubaha ntabwo byatuma bitakuzanira umugisha ibyo twikora byose rero ntabwo byo bereka ko dusirimutse yego gukora amacensi gusomana gukurura iminwa nako byerekana ko twasomanutse kuvuga nk'ubabaye cyane no ndababaye kuko nawe yebye yenda wibishyagira kuko si we wenyine ariko hari ibintu dukwiye gukora uze ngo uri gukubita ibuye rimwe hari ibintu dukwiye gukora yewe kabaka mu by'ukuri izisika hari ibintu nk'ubu hari aho ukwiye kugarukira bijya ibintu twodiyo njye numva ntago natira brage nawe waza tugakora n'ikiganiro ariko naho dukwiye kugarukira ibi ni iby'ukuri nta mpamvu z'uko ugomba kumenya cyangwa nanjye nkumenyere kandi uranyubaha yego uranyubaha akaba uranyubaha n'undi wese yaza akanyubaha kubera iki niyubashye yego ariko bya bindi byo gukurura iminwa byo ntabwo utihaye agaciro rega nukuvuga ngo umuntu arakuveyuka akakumenyera ubuhaye urwaho satani ndetse n'undi ukuveyuka kuko wa wundi wagafashe akagahora agakwirakwiza ni uko atagukunze aragira ngo kwerekane ko yakubonye hehe ubwonko mutwe tugomba rero kuba abagore biyubashye tugomba kuba abagore ba nyina w'abana biyubashye tugasiga umurage mwiza ku bana bacu umwana wanjye yanambura nakoze ikiganiro nabona ko mfite amara akavuga ati byanze bikunze mama yari serious byanze bikunze mama umwana wanjye agashobora kuntinya akambwira ati byanze bikunze mama abana bacu tubagiraho ubushuti ariko nanone ko ubushuti ntabwo bivuze ko ari uguseka kuko twumva twiboneye hari aho nkwiye kugera nk'umubyeyi narakwiye kugera nk'umwana rero ntabwo ibyo dukora kuri social media nk'ababyeyi ntabwo ari ibyo tugira ibintu duhindura. Amadebo reka ngushimire mubwire ngo kandi wakoze cyane urakoze cyane nawe batuganiriye neza kandi umuntu ubwo umunyarwanda navuze ngo abwirwa besha kumva beneyo ubwo abo nabo tutagiye tuvuga babyumvise hari ibintu ababyeyi dukwiye guhindura yego niba aho ry'amasubune sindaherekana kugira ngo bimarire ikizi ibyo ndi aho ngiye ndaherekana kugira ngo ndatanga raporo y'ikizi inshuti zanjye zo shaka kuzibwira ngo nagiye yego Amadebo wakoze cyane urakoze cyane.